turi ni ku ruganda rw'ingufu Gin Limited ruherereye mu karere ka Kamonyi umurenge wa Runda. Ubuyobozi bw'uru ruganda bukaba bwemeza ko bugiye kugira uruhare mu guhanga imirimo mishya ku baturage baturanye n'uru ruganda ndetse no kugira uruhare mu iterambere ry'akarere ka Kamonyi n'igihugu muri rusange. Uruganda ingufu Gin rukora likeri z'amoko yose atandukanye arimo Red Warage, Club Whisky, Radiant, G&S, Nguvu Gin, Royal Castle Gin ndetse kuri ubu rwamaze gushyira ku isoko izindi likeri nshya zirimo iyitwa New House na Hometown. Umuyobozi w'uruganda ingufu Gin yibutsa abanyarwanda ko amacupa y'inzoga z'uru ruganda akoreshwa rimwe gusa, bityo abantu bakaba badakwiye kujya bitiranya ibiri mu macupa yose ya ingufu Gin Limited kuko hari ubwo bayatoragura bakayashyiramo ubundi bwoko bw'inzoga bushobora no gushyira mu kaga ubuzima bw'abazikoresha. Ubuyobozi bw'uruganda rwabisobanuye bugendeye ko hari abanywa inzoga zikabahitana bakavuga ko ari iz'urwo ruganda, mu gihe nyamara izikorwa na ingufu Gin Limited ziba zifite icyangombwa cy'ubuziranenge cya RSB ndetse n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiti n'ibiribwa. Production manager wa ingufu Gin Limited. Cyambere nabaza kubwira no ku ibintu dukoresha ari biza cyane. Yuzo buziranenge ubona kubwiye spirit dukoresha tukamuhinde ariko kuvuga ngo huyaje tugomba turayipimira noneho n'ikigo gishinzwe ubuziranenge RSB bajya bikurikirana kugira ngo imeze neza. Cya kabiri RSB itujya gukoresha amazi ameze neza cyane yitwa demineralized water cyangwa distilled water nariyo dukoresha, none kuvuga ngo mu buryo bwiza cyane ugiye gukurikirana bimeze neza cyane kandi tugerageza gukora tubahiriza amabwiriza ya Rwanda Standards Board. Uko mwabonye inzoga zacu zifite S-mark registered muri Rwanda FDA, kuvuga ngo zimeze neza cyane na kunyenge umukiriya wacu yagomba kugira kubera zose zimeze neza. Kubijyanye n'imitangire y'akazi muri uru ruganda, Ntihanabayo Samuel umuyobozi w'uruganda ingufu Gin Limited avuga ko mu bakozi bari basanzwe bakoresha baziyongeraho nka 40% byabo bari basanganywe, kuko mu minsi ya vuba uruganda rugiye kwagurira imirimo yarwo mu nyubako nshya ijyanye n'icyerekezo cy'uruganda. Asobanura kandi ko uru ruganda rukoresha umubare munini w'abagore bagera kuri 75% by'abakozi bose kandi bakaba batanga umusaruro. Cyambere ni kubaha akazi, gutanga akazi mu baturanye n'uruganda no kuba twitegura kandi kuba twafatanya mu bikorwa by'amajyambere bikenerwa mu karere dukoreramo ariko ka Kamonyi no mu murenge dukoramo Runda. N'ibyo ubuyobozi bwite bwa leta busaba inganda cyangwa gufashanya nabyo tugerageza kugira ngo dukorane nabo kandi twubakanye tuzuzanye. Muravuze ngo 60% n'abatuye muri aka karere cyangwa mu murenge, ariko noneho ngiye ndashaka kugaruka ku bijyanye no guteza imbere umugore muri ruganda. Ku bijyanye na gender mu mitangire y'imirimo bihagaze gute? Kuko mwayibonye kugira ngo namwe mwabwira amaso kandi n'ufite murafashe 75% ni abadamu bari mu kazi. Usanzwe uru ruganda rukoresha abakozi bahora 104 n'abandi 40 ba nyakabyizi. Uruganda ingufu Gin Limited ruributsa abakunda inzoga zarwo ko kunywa inzoga utariye cyangwa utwaye ikinyabiziga ari ugushyira ubuzima bwawe mu kaga.